nongeye mbaye ikaze rero mwebwe mukuri ibiganiro kuri uyu muyoboro Umuringa TV. Wowe wakoze subscribe ndagushimiye cyane, warakoze n'ikintu kinyamibwa kandi batweretse ko tugomeza kurema umuryango mugari udufasha ukomeza kugira ibihe byiza. Rero niba utarayikora rero subscribe nagusaba kuyikora kugira ngo ibiganiro bitandukanye bijye bibasha kukugeraho kandi dukomeze kurema umuryango mugari. Comment section cyangwa se ahantu hagereye ubutumwa twandikiramo ikindi kintu wumva twaganiraho ndetse n'uburyo runaka wakirageje gukoresha ibyo twakubwiye, ushobora no kuduhamo igitekerezo. Jya ukora ka like werekane ko ikiganiro wagikunze, biradufasha cyane. Bihita bitwereka yuko ibi bintu wabahaye umujyo mwiza. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uburyo bworoshye nibwo buryo bworoshye bwa mbere ushobora gukoresha kugira ngo wirinde ikibazo cy'imiburu. Imiburu ni ubwoko bw'ibiheri buza ahantu basa nk'uwogoshe cyangwa ukakuba cyane, hasa nk'ahari hasanzwe horoshye. Burya rero hari ibintu abantu batazi. Ubwoya cyangwa se umusatsi ahantu usa nk'uwometse ufite akamaro. Nabivuze mu kiganiro cy'ubushize tuvuga ibyitwa waxing cyangwa se gukora ubwoya n'imisatsi idakenewe ku ruhu. Babwira ko ubwoya busa nawo n'uburinzi bukomeye cyane. Ugiye mu bihugu bikonja cyane nibwo wahita ubona yuko ubwoya ari ingenzi cyane. Burafasha kandi buryo ubwoya none buringaniza, navuga ngo ni nk'ubushyuhe bw'umubiri. Yego, reka niryo jambo rwose ryiza, ubushyuhe bw'umubiri bikagenda neza. Sinzi niba warigeze kuba uri nko mu mbeho ukaba birabyita goosebumps cyangwa se gushesha urumeza. Noneho uzarebe nyine umubiri wawe usa nk'uwiyegeranya ukari mu tuntu tumeze nk'udupfurugunyu, birabyita gushesha urumeza. Aba ari uburyo uri kwiyegeranya ngahari urema utuntu tumeze nk'utwoya twarinda rwa ruhu, kuko ubwoya butuma umubiri wawe nyine ugira ubushyuhe buringaniye buhoraho bumeze neza cyane. Burya ubwoya ni ingenzi cyane. Noneho ariko reka sibyo nashaka kuvuga noneho igihe wogoshe nk'ubwoya ahantu runaka cyangwa se umusatsi, cyangwa se reka dukoreshe umusatsi kugira ngo ubyumve. Hari n'abagira ibyo biheri mu irugu inyuma cyane cyane, bikunze kubaho ku bantu basa nk'ababyibushye. Hari ukuntu bagira akantu bita ngo sinzi niba ari bwo buryo buvuga, ariko hari ukuntu irugu risa nk'iribyibuha cyane. Numvaga abantu bavuga ngo ni agapfupfu. Sinzi ipfupu hari rishobora kuba ari iry'ikimasa, ari iry'inka, munyihanganire, ariko ni ka kantu kaza inyuma kakaringaho kubera uburyo umubiri w'umuntu wabyibushye cyane ukamera nk'urenga. Ako kantu kaza ugasanga nyine kahise kameraho ubwo buheri. Utwo duheri ni uduheri twegeranye twinshi tuza tukaba dushobora kuba umutuku. Noneho hari abantu bahita yabishima nyine bigahita byangirika, bigaba bishobora no gutuma haza ibara cyangwa ahantu hagahita byangirika bikarema ibintu bisa nabi bikanamurya cyane. Gusa igihe ari cyo ni uko ngo imiburu ibiryana cyane kandi bayumvikanisha yuko igusaba kugema. Ariko ngiye kubwira rero uburyo runaka bwa mbere bwa wundi navuze bworoshye wakoresha kugira ngo wirinde imiburu mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ugomba gukenera ibintu bibiri cyane. Ibyo bintu bibiri nibyo ukeneye yawurute. Yawurute murabizi, abantu bazi yuko wenda baziha abana bakazinywa, ariko yawurute mu byibuke ni ubwoko bw'amata y'ikivuguto yageze ku rundi rwego, akaba yakongerwamo wenda isukari cyangwa se ibindi bintu, izindi erema runaka, noneho abana bakayanywa. Buriya yawurute nyine ni amata nayo, ariko y'ikivuguto yageze ku rundi rwego, cyangwa wongeyemo isukari cyangwa ibindi bintu kugira ngo birusheho kugenda neza. Hano witonde, yawurute uri bukoreshe bigomba kuba ari yawurute y'umwimerere itongeyeho ubundi bwoko runaka by'umwihariko bujyanye n'iby'isukari. Itongeye indi sukari, ikafite isukari y'umwimerere ziba zihari ushobora kugira. Wenda abantu banywa amayawurute murabizi, ushobora kuvuga ngo iyi ni Inyange, iyi ni Giheke, cyangwa se wenda iyi ni Mukamira, se iyi ni yawurute nzindi najyaga mbona ngo ni Inganji, ngo iyi ni ubwoko runaka bwa yawurute runaka. Nimba wenda ujya unywa amayawurute urabizi, ariko ushobora kuyibaza cyangwa nanone haba handitse ku inyuma uburyo runaka bwongewemo. Rero niba wabibona yawurute savant, yawurute nziza itarongeyemo isukari cyangwa se y'umwimerere runaka, hari ubwoko bwa yawurute ziba ziteye gutyo, wabaza n'abacuruzi yakubwira yawurute itarongewemo cyangwa se biba bigaragara. Noneho warangiza ukaba ufite ubuki bwawe. Ubuki nabwo ugomba kugira ubuki bwiza bw'umwimerere. Muzi yuko ngo hari ubuki bwatangiye kujya bukorwa ugasanga nk'umuntu ariko ubwo ubuki butuzuye nyine si ubuki
nka 30 cyangwa 20 n'ubuki cyangwa 40, ariko ikindi kintu bongeyemo ni ubundi bwoko runaka bw'ibintu. Ubwo rero nabwo uramutse abaye ari bwo waguze byaba biri kutari kugenda neza, ariko ubundi ubonye ubuki cyangwa se ukaba wegeranye nk'umuntu waguha ubuki bw'ukuri sava. Urafata rero ya yawurute ivange n'ubuki, nurangiza ubisige by'ahantu wazanye imiburu, wamaje kuhakaraba neza, ariko ukirinda kuyishima. Kimwe mu bintu bishobora gutuma imiburu ikara cyangwa se ikazaguma, cyangwa se nanone niba nyine yashize nyuma ikazagira ingaruka cyangwa ikagaruka, ni ukuyishima cyane ukangiza rwa ruhu rw'ahantu, bigatera ibintu bisa nk'ubwivumbagatanye, bituma rero umubiri wikanga mu gihe kizaza runaka ukagorana. Nimba wumva hatangiye kukurya, wafata nk'agatambaro gose cyangwa gakonje ukakafata ukaba wagashyira nk'aho hantu nyine ukamera nk'uhomeka. Ikindi ushobora kuhirinda, cyangwa se nanone hari akandi kantu ushobora kukubwira, niba wenda hari abagabo benshi bavuga ngo ntabwo yakwisiga pudre, ariko buryo ushobora gufata pudre runaka atari izi ngizi z'abagore bakoresha mu buryo bwo guhindura zimwe zo mu bwoko bw'amafondeti, pudre nziza y'umweru cyangwa idahinduye, ukayinyuruka uwo munsi ukayikoresha, ukayishyira ku gatambaro runaka. Niba imibiri itangiye kurya cyangwa iri kugaragara nabi ugiye nko mu kazi kugira ngo utaza kugaragara nabi, warangiza kwisiga nk'amavuta niwe uyisiga, ukitera n'agapudre gake. Ntabwo dushaka ko wiyamakiya, burya kwimakiya si iby'abagabo cyane, nubwo umugabo ashobora gusa neza, ariko uragakoresha kuko gatuma uruhu karurinda. Ariko wagera mu rugo ukibuka ubundi buryo runaka. Twabwiye inzira nyinshi ushobora gukoresha kugira ngo wirinde imiburu. Uyu munsi ni inzira yoroshye. Ubwo rero inzira ya mbere ni ugufata iyo yawurute ukayivanga n'ubuki, ukabikara nyine ukabivanga, warangiza ukaba wabifata ukabishyira nko mu gafirigo cyangwa ahandi hantu hakonje. Warangiza bya bintu ukaza kubimaskinga ubikuyemo bimeze nk'ibikonjeho gakeya, ukabyimaskinga, ukaba wategereza nk'iminota runaka. Hari n'ababitinzaho cyane akaba yabyoga icyo gihe. Nurangiza rero uragenda ujya ahantu ubyoge neza n'amazi akonje, ubikureho. Icyo gihe nanone bishobora kuba byagufasha. Noneho nurangiza ufite agatambaro keza k'umweru wahanagure, byiza wisize ubwoko runaka bw'amavuta adateye ikibazo. Hari abagabo nabo basigaye ngo bisigaye amavuta atukuza uruhu, amavuta arimo hydroquinone. Muramenye njya numva ngo hari abagabo mu gihugu runaka ngo buriya babikunda cyane. Muramenye namwe abagabo, ibyo bintu mubiveho rwose, ibyo si iby'i Rwanda. Ubwo rero ntekereza ko ibyo bintu ntibyaba ari sawa. Ubwo rero nubikoresha ibi ngibi, yawurute yawe uyifite ndetse n'ubuki, ibintu bizarusha kugenda neza. Igituma ibyo bintu bikoreshwa ni uko ubuki bufite ubushobozi bwo kuba bwarinda kandi bugafasha mu buryo bw'iyomora ndetse no kuringaniza neza umubiri ndetse no kumva umerewe neza. Mu buki murabuzi. Noneho rero muzi yuko bavuga ngo ni igihugu cy'amata n'ubuki. Amata nayo buriya afite icyo ahuriyeho n'ibyo byose, atuma uruhu rumera neza kandi akarutoshya, akarurinda n'ibindi bintu. Ubuki bwo noneho buranafasha mu buryo bwo kurinda uruhu kuba rwagira ibibazo runaka. Ibyo byose bishobora kugufasha. Ikindi nanone ibi ngibi bishobora no kugufasha mu gihe ushobora kuba ufite utundi tubazo ku ruhu rutameze neza, hajemo utuntu tw'uduheri. Ibyo byose byagufasha. Ciao mugire impagarike n'ubugingo, Imana n'amafaranga. Niba utarakora subscribe kuri uyu murongo Umuringa TV, nagusaba kuyikora kugira ngo ibiganiro bitandukanye bijye bibasha kukugeraho. Ngaho ngo mukomeze rero kugira ibyiza byose mwifuza kandi n'uruhu rwiza, mukomeze gusa neza, murabagirane, mushoboye kandi mugera ku byiza biruseho.